Hot TV online. Information is power. Amakuru agezweho turahera mu rwego rw'ubutabera aho ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yamaze kujurira umuyobozi mukuru w'ikigo Rwanda Inspiration Backup cyahoze gitegura irushanwa rya Miss Rwanda yajuririye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu 2022 rwategetse ko ishimwe Dieudonné afungwa by'agateganyo iminsi 30 muri gereza ya Nyarugenge kubera ibyaha bikomeye akekwaho n'ubushinjacyaha birimo guhoza ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Nkuko tubikesha umuseke, ishimwe Dieudonné akaba yamaze kujuririra icyemezo cy'umucamanza w'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku wa kane tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu 2022 nibwo ubujurire bwa ishimwe Dieudonné alias Prince Kid bwageze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ishimwe Dieudonné yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane 2022. Icyo gihe rwavuze ko akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Mu nkuru z'ubumwe n'ubwiyunge, hari uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi uturanye n'uwishe mu nzu y'ubwiyunge. Claudine Mukagahima na Faustin Munyanziza baba munsi y'igisenge kimwe mu nzu yahimbwe inzu y'ubumwe n'ubwiyunge, inzu bamwe batangarira kuko umwe yakoze jenoside naho undi yarayirokotse. Umuturanyi wabo Boniface Nyabyenda avuga ko atarazi ko ibi bintu bishoboka. Mukagahima warokotse jenoside we n'abana be babiri baturanye na Munyanziza uba wenyine wafunzwe imyaka 9 kubera kwica abantu muri jenoside nyuma karekurwa nk'uko abivuga. Baba mu majyepfo mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza mu nzu zizwi nka 2-in-1 batujwemo na leta nk'abakene. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi uretse urwango hagati y'abayigizemo uruhare n'abarokotse hanasigaye kwishishanya hagati y'abahutu n'abatutsi. Mukagahima y'imyaka 48 avuga ko banyuze mu rugendo rw'isanamitima bagatozwa gusaba imbabazi no kuzitanga, kimwe mu bikorwa amadini amwe namwe na leta bagiye bafatanya mu gushishikariza abanyarwanda kwiyunga no kubabarirana. Ese ntibahatiwe gutanga imbabazi? Leta bivuga ko umwe n'ubwiyunge uri ku gipimo kiri hejuru ya 90% kandi gahunda ya umunyarwanda igamije ko abanyarwanda batiyumva mu moko nayo bakayishima ku kigero kiri hejuru ya 90%. Bamwe mu batavuga rumwe na leta ariko bakavuga ko imibare atari ukuri kubiriho mu gihugu, ko leta ikora byose ngo igaragaze ko ivangura amoko cyangwa ubwiyunge bitakiri ibibazo bikomeye. Mukagahima ariko aragira ati ntabwo ubutegetsi bwaguhata gutanga imbabazi. Ngewe imbabazi zamvuyemo nararebye nti abanjye barashize, nanone aho gukomeza kubaho njyenyine reka niyunge na bagenzi banjye. Yongera hati mbere narabarebaga nk'abatinya nkumva igishyika, sinibazaga n'ukuntu nabana n'umuntu wishe. Babyakiriye bate rero? Munyanziza w'imyaka 62 y'amavuko nyuma yo gufungwa imyaka 9 no gukora igihano nsimburagifungo imyaka irenga 5 avuga ko yabanje kugira ubwoba abonye agiye kubana n'uwarokotse. Ati nkigera hano nabanje kugira ubwoba, naravugaga nti uwo muntu ngewe nzashobokana nawe. Nibwo bwari ubwa mbere ngiye kubana n'umuntu wacitse ku icumu, niyo mpamvu nanjye navuze nti hari igihe yenda bazampimukira ariko ntabwo byabayeho. Mukagahima avuga ko mu gihe cy'amezi 3 bamaze baturanye muri iyi nzu babanye neza kandi ufite icyo arusha mugenzi we akimuha. Ati ejo bundi naramubwiye nti mze ngwino dukurikire kwibuka kuri radio tujye tuganira amateka. Ati ngewe icyo nemera kwica narishe nanabisabiye imbabazi. Ati nubwo nabikoze narumvise ntabwo nakongera. Boniface Nyabyenda uturanye nabo yabwiye BBC Gahuza Miryango dukesha inkuru ko aba baturanyi be abona babanye neza ariko atarazi ko ibi bintu bishoboka. Ati kuvuga ko umuntu wishe turi bubane mu nzu nabibonye hano birantangaza cyane. Avuga ko we atabishobora. Dukomereze mu karere ka Bugesera ahari umuturage wakoze umuhanda wa kaburimbo akabera abandi urugero. Umuturage wo mudugudu wa Rugarama ya kabiri mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera arangije gukora umuhanda wa kaburimbo ureshya na metero 500, kimwe cya kabiri cya kilometero 1, akavuga ko yaragamije kunganira leta mu ngengo y'imari ikoresha mu gukora imihanda, bituma n'abaturanyi bamureberaho biyemeza gukomerezaho. Rurangirwa Wilson bakunze kwita Gasongo avuga ko kuva ku muhanda mukuru wo mu mujyi wa Nyamata aganiwe ngo bitari bigishoboka kuko umuhanda wo muri quartier wari waracukutse urimo ibinogo ndetse waranamezemo imiyenzi n'ibyatsi byitwa kateye. Rurangirwa avuga ko hari abaturage bari bategereje ko ubuyobozi bw'akarere aribwo buzabakorera imihanda yo muri uyu mudugudu mu rwego rwo kurimbisha umujyi, ariko ngo iyo myumvire ikwiye guhinduka. Rurangirwa agira ati ntabwo ngiwe nzategereza kuvuna leta ngo izampa umuhanda. Abantu banciye intege bambwira ko aya mafaranga nari kuba narayubatsemo etage, ariko urumva nabaca intege nyine.
Rurangirwa avuga ko uyu muhanda wamutwaye amafaranga agera kuri miliyoni 50, akavuga ko utamuhenze cyane bitewe nuko yawukoranye n'abayenjeniyeri bagenzi be ahemba make kandi akaba yarakoresheje amikoro aciriritse. Avuga ko hari abanyarwanda babitsa amafaranga menshi mu ngo zabo arimo gupfa ubusa, akabanenga kuba bafite ubushobozi bwo kunganira leta ariko ntibabikore. Nyuma y'ibyumweru 3 Rurangirwa yaramaze gukora uyu muhanda ubu wararangiye, ariko hari abaturanyi be nabo biyemeje kwegeranya amafaranga kugira ngo bawukomeze bagende bawugeza buri wese aho atuye. Uwitwa Mukantwari Mediatrice yabonye umuhanda ugeze kwa Salongo, ajya mu baturanyi be batangira kwegeranya amafaranga yo kuwukomeza, ku buryo abatuye muri uwo mudugudu ngo barimo gukangurirwa gukora imihanda yo muri quartier. Mukantwari aragira ati, twakuye isomo ku muturanyi wacu Salongo, ninjye washishikarije abantu kwegeranya amafaranga yo gukomeza uyu muhanda, kandi urabona ko nuriya w'imbere twatangiye kumenamo igitaka cya laterite, ejo tuzakomerezaho n'ibindi. Muri quartier Salongo na Mukantwari batuyemo ubu imodoka ngo basigaye bazicyura mu ngo zabo, nyamara barazicumbikishaga mbere y'uko umuhanda uhagera. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Richard Mutabazi ashimira muri rusange abaturage barimo gufatanya na leta mu kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda, ibibuga by'umupira cyangwa amashuri, ko barimo kujyana n'umurongo leta y'u Rwanda yihaye wo kwigira. Mutabazi yatangarije Kigali Today dukesha inkuru ati, ntabwo ibintu byose bazabihabwa, niyo mpamvu dushimira abo bose barimo gufatanya na leta, byaba ibikorerwa mu muganda cyangwa ahandi. Reka dukomereze noneho mu bukerarugendo, aho u Rwanda rwungutse hoteli 2 z'inyenyeri enye, 10 zo hanze ya Kigali zo zigahabwa inyenyeri. U Rwanda rwungutse hoteli 32 zahawe inyenyeri, zirimo 10 ziri hanze ya Kigali mu rwego rwo kurushaho kunoza serivisi no guteza imbere ubukerarugendo. Ni umuhango wo gutanga inyenyeri wiswe Star Awarding Ceremony 2022 wabaye ku nshuro ya 5 kuri uyu wa 5 tariki 20 z'ukwezi kwa 5 2022 muri Kigali Serena Hotel. Ibirori byabaye mu gihe abura ukwezi kumwe ngo u Rwanda rwakira inama mpuzamahanga ihuza ibihugu bihuriye mu muryango ukoresha icyongereza CHOGM izaba muri Kamena. Ni inama ikomeye izitabirwa n'abasaga 5,000. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB Claire Akamanzi yashimiye hoteli zahawe inyenyeri, azisaba kurushaho gutanga serivisi nziza kugira ngo u Rwanda ruhore ku isonga. Akamanzi yagaragaje ko hari ikibazo cyaho gutanga serivisi nziza bikiri ingorabahizi muri hoteli zo mu Rwanda, aho usanga abakiriya bakunze gutanga ibibazo birimo internet idafatika, ububiko budahagije bw'ibikenerwa n'abakiriya stock, imyitwarire y'abayobozi n'abakozi ba hoteli n'ibindi bitandukanye, birimo n'ikibazo cy'ibiryo bike bitatse nk'uturabyo kandi bihenze kigeze kugaragazwa mu minsi yashize. Hafashwe ariko ingamba zikakaye. Claire Akamanzi yagarutse ku kamaro k'ubukerarugendo ku bukungu bw'u Rwanda, avuga ko bugira ingaruka kuri buri rwego rw'iterambere, kuva ku buhinzi, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ibindi. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda ishora akayabo mu kwamamaza ubukerarugendo kugira ngo ikomeze ikurure abakerarugendo, bityo ubukungu bw'u Rwanda bubyungukiremo. Icyakora ibi byose bishobora guhinduka umuyonga mu gihe amahoteli yo mu Rwanda atakwikubita agashyi ngo ahindure umuvuno, yige kujya atanga serivisi nziza igihe cyose kandi kuri buri wese, kabone n'uwaba agiye kunyweramo amazi gusa. Nk'urwego rureberera amahoteli, RDB iri kwiga ku ngamba zizatuma itangwa rya serivisi rirushaho kugenda neza mu Rwanda, bityo ntiriba gatotsi mu mbaraga zishyirwa mu guteza imbere ubukerarugendo. Zimwe muri izo ngamba harimo ko hoteli zose zigiye kujya ziyoborwa n'abantu babyigiye, babikora kinyamwuga kandi babifitiye impamyabushobozi. Ubusanzwe hari ubwo hoteli yabaga iyobowe n'umuryango utabifitiye ubumenyi, umukiriya yahabwa serivisi mbi ugasanga uwaregeye ni umubyeyi w'umwana wamuhaye serivisi mbi, bityo ntibitanga umusaruro. Claire Akamanzi ati, tugiye kandi gusaba hoteli zose gukoresha abantu bafite impamyabushobozi zikwiriye, nta muntu uzayobora hoteli atabifitiye ubushobozi. Ikindi nuko hoteli zigiye gutegekwa gushyiraho uburyo bwemerera abakiriya bazo kuzibwira uko bahawe serivisi, feedback, kugira ngo niba hari ibikenewe gushyirwamo imbaraga bikosorwe mu gihe cya vuba. Indi mpinduka igiye kuba muri uru rwego nuko hazashyirwaho uburyo hoteli zimanurirwa urwego, ku buryo nka hoteli yari ifite inyenyeri 5 ishobora gusubizwa ku nyenyeri 3, byose bigaterwa na serivisi izajya itanga ku bakiriya bayo. Uyu muyobozi yongeyeho ko uburyo bwiza bwo kwamamaza igihugu atari ugukoresha amakipe nka Arsenal na Paris Saint-Germain gusa, ahubwo ko ari ugutanga serivisi nziza. Ati, dukwiriye kumenya ko umuntu wese uje muri hoteli akwiriye kuhagirira ibihe byiza. Yanagarutse ku kamaro ko gutanga inyenyeri kuri hoteli, ati bituma abakiriya bamenya icyo bitega kuri hoteli, bigatuma hoteli zahawe inyenyeri zigira inshingano yo gukora ibijyanye n'urwego rwazo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Waba ukeneye inkweto nziza, iz'abahungu, iz'abakobwa, iz'abana, iz'abamama, iz'abapapa, nyine inkweto zose wakenera. Dusange downtown iri imbere ya Nagalete cyangwa se ari imbere y'aho imodoka z'inyamirambo zisohokera.
mu muryango wa F92 cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ikurikira 0781 59 54 96. Popote TV online, information is power.